Yes, hello ladies and gentlemen. Nongeye gusuhuza kandi muramutse mubwira ngo ibihe byiza. Wowe utameze neza mubwira ngo ihangane uraza kumera neza. Okay, nagira ngo rero tuze kuganiraho gatoya. Hari story nari nakoze gatoya ngira ngo tuganireho. According to my life, navuga nyine kuri according to my life. Okay, nimba uri kureba neza muri display yawe uri kubonamo ijambo rivuga ngo my life. Okay, icyo nashaka tuganiraho nyine byari bigoye kandi byari bikomeye, byari bibabaje ndetse mu mwijima w'umukara, mu buzima bugoye, ariko byose byari amasomo, dore ko kubona ukwitaho cyangwa ukugaburira byabaga ari ikindi gitabo, mu twambaro duciriritse rimwe na rimwe ducitse ariko ntiyacika intege, uwo nguwo nta wundi yari njyewe, akomeza guhangana n'ubuzima, dore ko byabaga bigoye, inzara ari nyinshi, umunaniro, mbega byabaga bigoye, ariko dushima Imana ko yari imaze kutugeza, dore ko muri intsinzi yari yo ntego y'ubuzima, n'amazina adasamaje mu cyaro ku ivuko bamufataga nk'utazwi, ariko Imana yari ikiri kumwigisha. Okay, amateka yahahise yo niyo amukomeza mu rugendo, mbega ibyo twanyuzemo nibyo bigenda bidukomeza, ndakeka kandi uretse nanjye nawe hari ibyo wanyuzemo bigenda bigukomeza, byinshi tugenda tubona, ariko nyine ikintu njya tuganiraho gatoya, ese kuki abantu twagiye duhinduka, kuki abantu twaretse urukundo, kuki abantu twahindutse babi, sinzi nyine nimba namwe ariko mubibona, mbona tugenda duhinduka uko bwije n'uko bukeye, amarira menshi, agahinda kenshi, hari abana bari ku mihanda babuze n'ubitaho, mbega tubona ibintu byose nk'ibisanzwe, ariko mbega ntabwo ari uko bisanzwe, ahubwo ni uko twaretse urukundo, ni uko abantu twagiye duhinduka, ariko nyine nagira ngo nkubwire ngo niba nyine nawe hari ibyo wanyuzemo bishaririye ukabona n'undi uri kubinyuramo, ese wamufashije ukamutera inkunga wenda muri make ufite, sinkubwiye wenda ngo umutere inkunga muri byinshi, ariko muri make ufite wamutera inkunga nawe akagira aho agera. Iyo dufatanyije bituma umuntu agenda aca mu mateka, kuba mu mateka ashaririye noneho n'abantu nabo ukabona nyine nta nama bakugira, ntacyo bagufasha, ntabwo ariko inkunga zose aba ari amafaranga kabisa, ntabwo inkunga zose biba bisaba amafaranga, ahubwo n'umutima no kugirana inama nabyo biba bikenewe. Ushobora kudatanga inkunga y'amafaranga ariko ukangira inama kandi ikanyubaka, ukangira inama y'icyo nakora bitewe n'amafaranga make mfite, mbega muri uru rugendo tuba tugomba gufashanya, ariko nyine ese nimba ubona umuntu ukabona ntacyo wamufasha, ukabona uko ari nyine ni uko nguko, nta nama umugiriye, nta gitekerezo umuhaye, nta nkunga umuhaye, ese ubundi wowe kuba ubibonye bigufashije iki? Rero icyo navuga nyine twongere twibuke nyine twibuke ahahise, ujye uvuga ati ese ko ngeze hano, ese navuye hehe? Yego wenda ntabwo twese twanyuze amateka akomeye, hari n'abavukiye mu miryango ikize, ariko se kuba waravukiye mu muryango ukize bwo nabo ntabwo umuntu wese ntawugena n'aho azavukira, ubona nyine byabaye, kandi niyo mpamvu nyine navuga nyine ngo kuba ubona byabaye nyine bikaba byarangiye, ugomba kujya nawe icyo ubikoraho, ntabwo ari ngombwa ngo kubibone nyine ubyihorere. Hari impamvu nyine navuga yaba yatumye uba uriho kano kanya, kuko nyine hari abavutse ariko batakiriho, hari akabaye bari aho uri nabo badahari, rero aho uri nyine umunsi ushobora kuba ari ejo ukaba udahari, umunsi ushobora kuba nyine umeze neza, ariko nyine ubuzima burahinduka bro, ndetse n'uwari wese ubuzima burahinduka, ntabwo ahora agahanze, ariko nyine dufashanye tukiriho, tugirane inama, twubakane muri runo rugendo, kuko nibyo bizajya bigenda bidufasha, bigenda biduha n'imbaraga. Buriya navuga nyine wenda nk'abantu b'abarimu, hari ukuntu umwarimu akugira inama akubwira ati wenda iri somo ryarakunaniye, ariko akamugira inama y'ukuntu agufasha kuritsinda, akubwira ati wenda wigenda ukora ibi n'ibi, kandi kuko wabikora bikaba byo kuko bikarya ukabona uratsinze, ariko atakugira inama se ukomeza gukoresha za sisiteme wakoreshaga, ubundi ukabona nta musaruro. Rero icyo navuga nyine tugerageze nyine twubakane, tugirane inama, dufashanye muri runo rugendo, ntawe uzi uyu munsi icyo ndi cyo, ariko ejo ntabwo waba uzi icyo ndi cyo, ntabwo uzi uyu munsi ngo uyu munsi ndahanga, ariko ejo ntuzi ngo nzaba ndi hehe. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo ufashe umuntu utitaye ngo kubera ko ngo tuziranye, ngo ese ngo atari umufamiliye wanjye, ese ngo ko ntawe tuziranye, ibyo se byagufasha iki mani? Ko uyu munsi umuntu ashobora kugufasha atanakuzi, ugasanga ugufashije niwe wanamutekerezaga, aho ugeze nyine ugasanga wandi utitagaho niwe ukugobotse, ariko nyine iyo nawe yibutse ibyiza wamukoreye muri cya gihe
yari ari hasi ahita avuga ati kanaka kanaka uziko yigeze kundemera se, ntakakuremera ibintu bya danje, ariko nyine wamwirengagije handi nyine nawe ashobora kujya mu gihe naka kwirengagiza kuko avuga ati se kanaka ko nta cyiza kinzi, kanaka ko nta kigeze amfasha. Ariko uzi kubona wenda nk'umwana ufite famiye wenda navuga wenda ku bana igihe umwana afite famiye wenda zikize zinakomeye, ariko ugasanga bose ntacyo bamumarira, bose nyine bari aho buri wese yitaye ku bye. Mani turi mu isi ihuze, buri wese ahugiye mu mirimo ye, ariko icyo navuga nyine hari uguhuga nyine, kora yego n'ibyo dukore cyane dushaka amafaranga, ariko tunafashanye muri runo rugendo. Ese mubona uko turi mu isi, hari siroga bajya bavuga nyine ngo duharanire gusiga isi kuruta uko twayisanze. Tuzayisiga kuruta uko twayisanze gute se kandi natwe ubwacu nawe wita kundi buri wese yihugiyeho? Usanga na duke umuntu afite nyine wakora nyine wagerageza uburyo ki atubura kugira tukujyeho, ugasanga nyine buri wese ntabwo yishimiye ko undi abayeho neza, mbega intsinzi yanjye ugasanga irakurakaje. Ariko nyine impamvu iyo ntsinzi nyigezeho ntuzi ngo naciye he, ntuzi ngo nanyuze he. Rero nyine nawe ntuvuge nyine ngo wenda nubwo uyu munsi uri hasi, umunsi hariho kuba uri hasi, ariko ejo umugisha w'Imana nawe ujya ubaho, ejo ugasanga wateye imbere mu buryo nawe utatekerezaga, ugasanga nawe ugeze aho utatekerezaga. Rero mfashe uyu mwanya nyine kugira ngo tugire ibyo tuganiraho, kandi nyine kugira ngo tugirane inama muri runo rugendo, kubera kujyana inama nabyo bigenda bifashanya. Navuga wenda nko ku bakristo bo wenda baba babizi, kandi n'abantu basanzwe nyine isi ntabwo tuyibayemo kubera nyine ngo kuko ndi iki ngiki, ahubwo tuyirimo kuko Imana yo yabigennye. Kuko buriya icyo umuntu yakora cyose umunsi ushobora kuriho, ariko ejo ukabyuka ugasanga byanze. Rero kuko ntawe ugena ubuzima, rero niyo mpamvu nyine tugomba gufashanya kabisa, tukagirana inama. Icyo ufite gitoya nyine ugafasha mugenzi wawe, kandi niba nta n'icyo ufite ukamugira inama, umubwira ati wenda wakora ibi se, wagenda gutya, ariko nyine kabisa ukagira ikintu, mbega nimba duhuye nyine ngira ikintu cyiza ngukuraho kabisa. Duhindure imitima mibi, tureke nyine kwihugiraho buri wese. Ngubu hari ababyeyi usanga bafite agahinda, ugasanga yareze umwana aramurihirira ariga arakura, ariko amaze gukurira ibyo amaze kugeraho akumva nyine ko umubyeyi ntacyo kimumariye. Ahandi usanga nyine kuba nyine ari aho ngaho ari mu giturage, undi ari mu mujyi, ugasanga nta n'ikintu yamufasha kandi we atitaye ku byo yamukoreye. Imana buriya nyine ababyeyi ni abantu bakomeye, kandi nyine navuga aba ari abantu b'ingenzi. Rero ibyo ducamo byose, ibyo dukora byose tugerageze. Murakoze uramutse wankunze nyine, cyangwa se ugeze kuri iki kiganiro ukumva gikunze, ikintu cya mbere nagusaba nyine nakubwira ngo kora subscribe, tujye tubana buri munsi, like, share na comment nabyo biba bikenewe. Ikindi nyine ushaka nyine kugira igitekerezo ngezaho, wanyandikira inbox, nureba kuri ino zanjye urabona nimero zanjye, wanyandikira inbox tukajya tuganira. Murakoze, Uwiteka abahere kandi abahe umugisha, dukomeze kugira ibihe byiza. Abari mu kazi nababwira ngo sawa, mugire akazi keza, kandi n'abatagafite nkabwira nyine mwihangane, ibihe birahinduka kabisa, mwihangane ibihe birahinduka. Uyu munsi wari umwami, ejo akaba umushumba, umushumba ejo akaba umwami. Rero nyine nakubwira ngo nyine niba utameze neza, abarwaye mwihangane nyine. Ikindi nababwira musenge Imana irakiza. Sawa, mugire ibihe byiza kabisa.